Yes, what's up my people? Reka nizere kumeza fresh, reka nizere ko ibintu ari amahoro cyane. Ndabashuje aho muhereye hose, intara y'amajyepfo, intara y'amajyaruguru, iburasirazuba ndetse n'iburengera bwaryo. Ni wa mungu wanyu nyiramasimi n'amakombe nyirukaka bukubitira umwanzi ahareba inzega kagaro muzi kuri mana zinegeze ntikuzo mbabwo na tese sakara mutima rabana my people. Vugira uti disability is no inability. Ibintu n'abantu buriya udafite abantu nta bintu waba ufite. Naje kumenya yuko neza ndasesengura sanga burya uko waba uri mugufi kose ntabwo wasokanze ngo ubure kubona igicu. Uyu munsi n'ubundi ndi muri Rwamagana ariko ahantu niba hita gute bahita nimba ari muri yes ni Rubona nkuko babitubwiye, so rero ni Rubona ni ukuvuga ngo ni muri Rwamagana ariko harimo akagendo gade nagenda nze numva ndarushye. Urugi wabujyana n'ururerure mwana uko njye baza ko nagiye kuri moto amaguru akaruka nuko ukuntu kuri moto nyamaguru abanana bamvaga yarushye. So guys rero ndi kumwe n'umuhungu ngo ibigango natinya yagane ngo nikanga bucanwa kuri bantuza bose ariko shabande kazi njakagaranga ntabwo ndi bubizane. So ndi kumwe n'umuhungu w'umusore bya danje ntabwo nzi birapima ari buza kubitubwira, ariko reka tubanze tumwakire kuri microphone ndetse na kamera za Afrique TV tubanze twumva impumeko yiwe. My brother bimeze biti? Bimeze fresh. Ariko gerageza kumva umuntu w'umugabo urumva nyine ugomba kuba ufite ijwi riri hejuru nyine nk'umuntu w'umugabo. Umeze ute? Meze neza cyane rwose. Umeze fresh cyane rwose. Ni amahoro Kabisa. Uratangiye twibwira amazina yawe. Kandi dufite Seflex mfite imyaka kugira ngo muri 13 yonyine. Subira muri iryo za ntabwo ryumvishe neza. Ufite Seflex. Ufite Seflex? Yes. None abantu badafite se bigenze gute? Simbizi rwose. Sinzi ko babigenza rwose. Umuhungu mwumvishe ko yitwa ufite se Flex. Ufite se Flex ni umusore mwiza cyane. Umusore hano ngena natinyemo hano yantura kanjugunya nk'iriya gadi. Ura no kugenda gake ibintu kubigendamo gakeya. No kuvuga ngo no umusore navuga ngo nawe ufite ubumuga ariko utarihebye. Kamivuge muri ubwo buryo. Turibuze kuganira neza atubwire ubuzima bwe, atubwire uko ibintu bimeze. Flex hano muri uno mudugudu ajye mudugudu wanyu ngo witwa Umudugudu wa Kabatasi. Mudugudu ni Kabatasi. Akagari Kagari ni umudugudu w'umurenge akagari ka Kabatasi umurenge wa Rubona. Izina ry'Imana rubyibagiwe muri bisubire mu ntego. Ziramutse kintu ngo umudugudu w'umurehe akagari ka Kabatasi umurenge wa Rubona. Umurehe bisobanura iki? Ni igiti giteye hariya bitiriye umudugudu. Nibyo ntabwo narimbaje umurehe nuko umurehe wari uteye mu rugo kera. Igiti kiba kijya kumera nk'umuvumo ariko ntabwo kiba kimeze nk'umuvumo, cyo kirabyimba nyine cyane tu. Nicyo akenshi banabibazamo ubwato. Ndabeshyara Oya bagenda umukuru. Yes, amwita Flex. Ufite se? Nanjye ndiko Kagarara. Irinde se? Katabirora Kagarara. Ko numva ibyo bintu bitajyanye. Kumwari ibintu birajyaye kuvuga ngo niba ari Katabirora Kagarara. Nuko utari kubisengura ngo byumve neza ariko niko kuri. Ubwo si by'icyongereza niri. By'icyongereza? Urumva niba Katabirora ubwo ni icyongereza ni Kutabi. Ibyo bintu ntago byamaze nose ariko nshatse nashyira mu cyongereza Kagarese. Nono kira mu cyongereza se nabita ufite se kumva uko nabivuga nyine ufite se ni you take further. You take further. Yes, ufite se n'ubwo bwose ariko ayiti ariko agerageza kuvuga umuntu akagerageza gusetsa mu buryo nyine navuga ngo butuje. No kuvuga ngo aka kanya abantu n'ubwa mbere abantu bakubanye kuri kamera ndetse na microphone za Afrique TV. Ufite se niko nzajya nkwita wihangana ariko ni iryawe nta no kwihangana kurimo. So ufite se ufite imyaka ingahe harya dusubiremo imyaka ufite? Imyaka 13. 13.
niko se ko mbona uri umusore wa danje se imyaka 13 yonyine. noneho njye nakura nkabona ufite imyaka 25 Ari myinshi iyo 25 yaba ari umuntu umugabo, eh yaba ari umugabo. buriya ndeba ugereranyije ubona afite nk'imyaka nk'ingahe Wenda nkubona ufite nk'imyaka nka 23 gutya. ko byasa kose ntabwo mbizi niba ari byo ariko niyo mpamvu kubwiye ko mfite iyo myaka muri 20 na Ni uko nyine ndi kukubona mu maso nkabona ufite n'ibiroso nyine. akantu k'ibiroso ariko nawe n'ejo bundi ikiroso ukakizana Harimo nk'imyaka myinshi. none se ufite se wiga mu wa kangahe Njyewe niga mu wa gatandatu. mu wa gatandatu ni ukuvuga ngo uri mu wa gatandatu bivuze ngo urasoza primaire uno mwaka ingamba zawe ni izihe mu mwaka wa gatandatu Njyewe ni ugukora cyane wenda nkajya nka boarding. ukajya nka boarding ishara kandi uzabigeraho ufite se ujya uba kangahe mu ishuri Mu wa gatanu nabaye uwa 15. mu wa gatandatu ntabwo mwe mwagira okay mu wa gatanu wabaye 15 ko numva ujya mu myanya ya kure Nyine none se abandi bana baba bakaniye. wowe nta gukanira urumva byo kumbwira ngo abandi bana barakanira natwe twize abandi bana bagira gute bakanira ariko ikintu kibagiye ni ikintu kimwe niba akana nawe ukanira niba umuhinzi ahinze imyaka inyoni zikiga uburyo bwo kugira gute bwo kuyona nawe uburyo bwo kugira gute bwo kuzitega ifuku urazizi ine wanyu zirahaba Inaha ntazo haba ariko bigeze kujya hariya hirya inzige nyine narazibonye. warazibonye none ni ukuvuga ngo buriya iyo umuhinzi ahinze imyaka ifuku zikashaka kugira gute kuza kona imyaka uzi ikintu azikorera ni ukuzitega arazitega agakoresha ibintu bya gakondo nyine. ariko ubyumvire mu buryo bwa gihanga mu buryo bwo gutega abandi bana ni ukuvuga ngo ni ukuvuga ngo ikintu gihari niba abantu bana bakaniye ku ishuri nawe ufite nyine nayo gukanira kugira ngo nabo bereke ko ushoboye why not sana kabisa none se ufite se umuntu w'umusore w'umujene nakubonye nje nanikanze urumva kandi shahu akantu mba ntekereje sinzi ikibazo yaza kukinsubiza neza mu buryo bw'ubuzima ufite sheri shasherewe nawe umwana we ibyo byo kumbeshya reka tubivemo we ahangaha ngenda gufata ugomba kumbwiza ukuri kuko nanjye niga muri primaire akana najyaga njya kukubeshya ariko njye ukuntu njye namuteretaga namurebagaho gusa nkamucunga avuye nko muri karasi namurebaho nkumva ngo namuterese byacitse byo nkatanga ajya mu rugo nkiryamye nawe si uko bimeze cyangwa ntabwo ariko bimeze tu ni ukuvuga ngo none we muranaganira nyine nta kuvuga ngo ni shere wanjye nyine ariko oya ako kantu kuvuga ngo nta kuvuga ngo uwo muntu arahari nuko tuba turi kwikinira nk'abana bo ku ishuri nyine bisanzwe ari inshuti zawe nta by'ubusheri nta by'ubusheri ariko nabaye shere nta kibazo ariko niwe aya oya ariko wabyemeye ahubwo ukabazo nyine k'amatsiko wamukundira iki nyine ni uko wenda iyo mubajije tubona atari gushobora anyereka uko twabigenza nk'iyo ari ibintu by'amasomo ibintu by'imibare akanyereka inzira nanjye akambaza mu by'ikinyarwanda nkamusubiza ikinyarwanda buri mubi cyane ibyo ngibyo nyine wamukundiye ega ni ikintu nashakaga kumenya iki ni ikintu wamukundiye umvandikiye wamukundiye cyane kabisa uwo mwana uzamukunde sibyo yes ni ukuvuga ngo twagiye mu bintu byinshi ariko come on ni ukuvuga ngo ubuzima bw'ishuri ubuzima bw'ahangaha utuye ubuzima especially ku bantu bafite umugange nibo nkunze kwibandaho ese hari imbogamizi ushobora kuba ugira wenda ku ishuri cyangwa se abantu kubwira amagambo mabi
cyangwa se hano bantu nyine batuma bakubwira nk'ibintu ukumva ucitse intege zo kuba wagera ku cyerekezo cyawe? nawe Mhm, ahubwo abenshi baramfasha, mhm. nyine hari n'umwarimu twahuriye hariya ku ishuri nyine abona ibintu bya football ndabyumva, amfasha kujya mu kademi ubu nkari Ubu ngubu uri mu kademi, ubu football uri nayo, ubu ujya mu kibuga umupira ukawukubita noneho byadanje birya bikaze. Ariko sha ufite se kurukumbeshya. oya nakubeshya. Ariko gade mugari na tayira bishobora kubigaragaza n'ukuntu ari umusore. Ibintu sinzi niba uri kubibona nawe. Iyo ni na tayi yawe n'uburyo uri umusore ushobora kumuga n'iki. Ngiye nari mubi cyane. Nakinaga kuri 7 CR7. Taske ntubimbaze icyo nzi cyo nuko nakinye kuri 7. Urumva nyine no kujya gutsinda sibyo ra? Uruhande rw'iburyo. Akoresha uruhande rw'iburyo. Akaba akoresha akaguru k'iburyo anyura hepfo, umuzamu aba ari aho akaba anyura hepfo akata santere zijya kuri 11 hamwe no ku 9. Ako kantu gasubiremo neza kugira ngo tukumve akantu gasubiremo neza ngo umuntu ukina 7 we icyo aba ashinzwe ni ukuvana baro kuri gatatu aramuhereza, kabiri aramuhereza, we agahita akata santere ajyana ku 9 hamwe no kuri 11 bagatsinda nyine. Bakita ngo takitike takitoroma. Urumva nicyo bita takitike takitoroma. Urumva ni ibintu navuga ngo byadanje cyane. Ngiye nabonaga ndi kuhoreza umupira gusa ntari kumbwira ngo ndi napfa kubona nkize imbere gusa gutyo bisanzwe gusa. Icyo nicyo nakubwira narinzi cyonyine. Icyambere cyo ko nakinaga mu kibuga se hari ikindi? Yego kimwe se bwo mbaza ngo watsinze bingahe? Ni byinshi kuko ntago nabisubiramo. Cyangwa yaramukinnye ahubwo. Okay, nukuvuga ngo se nta mbogamizi ushobora kubugira mu buzima busanzwe cyangwa especially nko ku ishuri sibyo cyangwa se hangaha aho utuye, kuko jewe wenda kanguhereza wenda nk'amateka yanjye kuko nakubwiye ngo niga muri kaminuza, niga icyo bita IT uzi icyo ari cyo? Niga computer urayizi na machine sibyo? Jewe ngeze muri kaminuza, uzi impamvu nageze muri kaminuza ari iyihe? Ukoze cyane wiga nyine bikizeho umuhate, noneho akajyaho ikindi kintu kivuga gutya kwirinda abantu bagira gute baduca intege. Nta muntu urabona nawe kubwira amagambo aguca intege. Kumva iwanyu ari beza muri kano gace kanyu ko numva ari abantu beza, niba utarahura n'umuntu akubwire nk'ikijambo kiguca intege ku buryo wumva nawe ubwawe wiyanze. Bivuze ngo muri make nta mbogamizi na zimwe ujya uhura nazo wenda nkaba n'urugero njyewe ndabyibuka neza nkijya gutangira muri primary cyangwa se no mu bigo bishyashya nahuye n'ikibazo gikomeye cyane, urumva cyuko abantu bambonaga bakaza kuncungamiriza. Ikibazo nawe ujya ukigira? Iyo ugiye ku kigo kiri mushyashya. Noneho ujya ku kigo uri mushyashya byagenze gute? Hakize n'icyumweru abantu bancungera gute gusa. Icyumweru cyose abantu bakugira gute bagushungera? Ubundi birangije mbona inshuti nyinshi birangiye. Wiyumvaga gute? Numvaga nyine ndi umuntu urenze. Kakantu bumvaga uri umuntu iyo niyo confidence njye mba mbashakamo. Nkunza gukoresha ijambo rivuga ngo disability is no inability, ni kuvuga kuba ufite ubumuga ntabwo bivuze yuko udashoboye, urumva kuko ntabwo ntekereza yuko abantu badafite ubumuga hari ibintu bashobora kuba bakora kuko tutakora. Hari ibihari se? Hari ibihari? Ntuvuze ngo ntubizi, urabizi. Hari ibyo nazi nyine ubwo ngubwo bakora. Nk'ibihe nk'ikihe kintu abantu badafite ubumuga bakora wowe ntugikore? Mbwira icyo kintu. Kandi njye nkubwiye ko ntacyo nzi. Nta n'igihari ubwo ngubwo, niba utakizi ubwo nta gihari. Wenda ari ababa babizi. Babizi se nanjye ubwanjye urumva ni muri kategori ariko ntabyo nzi. Nanjye ntabyo nzi.
ujya wumva intego zawe, intego zawe ku ishuri reka abe ariho twibanda. Intego zawe kwiga, kubaka ejo hazaza hawe hazima heza kandi hafite intego. Ni izihe ntego wenda zo kuvuga ngo ikintu kuko njye nkunda kureba ku ishuri buriya kuruta ibindi bintu byose. Buriya ni ukuvuga ngo ikintu cyo kwiga kugira ngo abantu bazakuwe muri sosiyete especially ku bantu bafite ubumuga. Ni uko uzaba ufite amashuri, urumva ufite ikintu weretse sosiyete muri rusange. Ukavuga ati sosiyete nanjye narayikomveze, urumva narize nkora ibintu abantu bagira gute batatekerezaga. Ibyo bintu rero ndatekereza yuko ni ibintu nyine twe nk'abantu bafite ubumuga tugomba kugira gute gukora kugira ngo dukumvike abantu. Kuko njye impamvu ngeze muri kaminuza nakubwiye ngo ni uko nagerageje kugira ate kwihangana ndetse no gukora. Buriya niwanga ni ukuvuga ngo buriya iyo wibeshye gato ujya ubona abantu bafite ubumuga basabiriza ku mihanda, biriya bintu se wabiha agaciro? Kereka wenda nk'abantu badafite nk'amaboko. Nabo buriya kuba udafite amaboko ntabwo bisobanuye ko udafite umutwe utekereza. Neza utekereje ibintu bisaba amaboko wabikora gute? Ni ukuvuga ngo buriya sana ni ukuvuga ngo ahantu ngiye guhita ngusubiza. Buriya ikintu kigora ni ugutekereza. Ibyo urakizi. Iyo wamaze gutekereza igitekerezo kimeze fresh, kimeze neza, haba hakurikiyeho icyo bita gukora. Noneho gukora niba umuntu adafite amaboko gukora bizanyura hehe? Buriya ndatekereza neza yuko abantu dufite aha ngaha mu Rwanda cyangwa se ahandi hantu hagize gute hatandukanye. Ndishura neza yuko ufite igitekerezo ukagenda ukakibwira umuntu ukamuganiriza ukavuga ati njye nakoze icyo bita business plan nyine gutegura umushinga. Ntabwo hari ibintu bita youth connect, ni ibintu by'urubyiruko. Iyo abantu bafite umushinga no ku bantu bafite ubumuga nabo biba birimo, wowe ukora umushinga wawe ukazagenda ukawupresenta, urumva bakawushima bakaguha igishoro cyo gukira gute cyo gutangiza umushinga. Urumva ikintu gisabwa ni uko ufite igitekerezo. Icyo kintu utekereza neza ukandika ikintu ukavuga ati nakoze kino kintu kizasaba kino kintu kizasaba kino kintu, ukagenda gusa ukawupresenta, urumva ukaguhereza amafaranga ukagira gute ugatanga umushinga. Si ikintu cyiza? Habanjeho iki? Nta bantu badafite amaboko bafite amakampani n'ibiki byose uzi? Ntabuzi? Barahari benshi cyane ku isi. Bahari ko bashobora kuba bahari. Wivuga ngo bashobora, aba bantu barahari. Niyo mpamvu rero urumva icyambere buriya ari ugutekereza. Noneho tugaruke ku ntego z'ishuri. Intego z'ishuri nyine ni ukwiga bikazavunika ikindi kintu cyiza kuri wowe. Bumva urangije nko kwiga, kuko bumva njyewe niga muri segonderi numvaga nzaba umuganga. Kuko ngenda nkura ngenda mbihindura kuvuga ati se mu by'ubuganga ko mbona bikomera, ahubwo nshiduka nagiye no mu bikomera kubirusha. Nzi ngo nibyo byoroshye. Njyewe cyangwa se n'abakora muri farumasi nabo njyana mbyo n'ubundi baba barize n'ibijyanye bose tukajya ubaga ubyaza no gukora muri laboratoire. tukajya uvanga amatemike none wowe ni ukuvuga ngo wumva nyine wakora iki? Ni ukuvuga ngo urangije kwiga ubonye bachelor's degree, ngejeho nzagaraduwetinga, sibyo? Kandi nawe ugomba kuzabikora. Nzagukurikirana, ni kubyumva, nzagukurikirana ku ishuri njye menye neza niba segonderi warayigiyemo, kaminuza menye ngo bimeze biti gutya nabwo kandi ugomba kuzayijyamo. Siko bimeze. Noneho sasa wumva uzabiki nze nakira umukinnyi ni za nzozi. Ariko nanone buriya ni ukuvuga ngo buri ntego yose ufite, buriya ikintu kigushyikiramo cyane cy'ingenzi ni uko bijyana no kugera gute n'ishuri. Yego buriya baca umugani mu Kinyarwanda ngo ihimijwe n'ikaramu ntiramburura. Umugani urabuzi se cyangwa n'ubwa mbere wumvise? Nyine ihimijwe n'ikaramu ntabwo igira uti ntabwo iramburura, sibyo? Ikintu uri kucyumva.
aha ni ukuvuga ngo icyo nagiye kumubaza uretse football nta yindi mpano ushobora kuba wibitseho nk'ubu ngubu njyewe n'urugero njye nkina filime ndi umukomediye noneho ndi umuririmbyi noneho ndi umunyamakuru urumva noneho ndi umunyeshuri urumva we nta kindi kintu uretse football nta kindi kintu ushobora kuba wiziho uvuga ati kino kintu ariko njye ntanagishobora buriya no gusetsa twagiye iyo ufite impano ntabwo uhishira twagiye duseka njye ntegereje guseka ubu ngubu ndetse nabasetsa none se ariko n'ubu uradusekeye ariko n'ubu uradusekeje gade none se tubwire wenda nyine nk'akantu nyine gashobora kuba kadukumba kuvuga ati cyangwa rwose uri umukomedi ntawamenya ejo bundi bamutumira muri Genesis Comedy ujya yumva ya Mercy noneho kubita akantu nyine kadukoma ugire n'ikintu wisabira Mercy nyine ngewe nk'utuntu nakora tugasetsa ni nko mu tuntu twa football ajya naho habamo udukomedi kumubwira n'ahantu hataba komedi ntawe uhita ikibazo ni uko umuntu aba adafite n'ibikoresho udafite ibikoresho bihagije ni ukuvuga ngo byasaba yuko ibyo bikoresho byaba biri mu kiganiro se byasaba yuko byaba bimeze bite ni action ni komedi nyine zo gukora no kuvuga nyine hari igihe byazamo tugire nk'akantu tubwire dutemo ahangaha firi kuvuga ngo njyewe mfata none ahangaha ndi girafurere wawe sibyo ikindi girafurere kandi ntuntinye wantinya mwana ibyo bintu bibaho nta musore utinya reka nawe ntuzandaburize imbere ya kamera none ntabwo yishira twagiye ntabwo zikoraho nyine kereka wenda dukoze nka komedi wenda hazamo ibintu byo gusetsa noneho sasa ubona reka tuve kuri icyo ngicyo none se noneho wenda hari ukuririmba hari hip hop ndetse wenda hari no kubaho nyine baririmba za ndirimbo za ba Bruce nyine guhogoza n'ibyo bice ni bihe bice wiyumva basi wenda tubwire nk'umuhanzi mu Rwanda ufana wite dukubita n'indirimbo njyewe mfana Zeo Trap nawe ndahita gukubita iyo twagiye indirimbo Zeo Trap twagiye ubwo kuri inshuro nariye umwanda muri kunabika imvaruganda neza amashuri nta muganda uri kuma ibihano by'umwanda abafana ibihumbi ijana muri bo nta n'umwe waguhishana abafana ibihumbi ijana nkubuza bakuza wa niwe nkunda yukwamye brother nk'ibyo ngibyo urumva ko nanjye umurasta nta ndirimbo ushobora kuba waranditse mbere ko tujya kuri iyo ndirimbo niyo ndirimbo yonyine ya Zeo Trap twagiye mani kubita indirimbo nyinshi cyane twagiye let's go indirimbo ntuza Zeo Trap cyangwa izindi ndirimbo y'umuhanzi wundi ushaka twagiye indirimbo y'undi muhanzi tugire kakandi gacyane akahe okay ibintu ni okay aba ex basabye bashaka bagaruke ntacyo mutakoze ngo murangize ariko kubw'Imana ndacyahagaze salama ariko kubaneza iminsi size uwo muhanzi bamwita gute bamwita niba karacitse kurura bamwita Gadi uwo muhanzi ku ndirimbo ye handitseho Gadi kiri ku cyangwa ni Kiriku aturuka mu kihe gihugu ubwo se si umunyarwanda kubera aririmba indirimbo z'abanyarwanda Kiriku ni umurundi wari ubizi numvaga ari umunyarwanda ariko muri twese n'ubundi turi bamwe siko bimeze se okay noneho sasa rero ubu ntabwo yagira message mpera Kiriku kubitira message anga uhakiri ashobora no kuzaturira mu kiganiro nyine nuko wenda yagira
akazaza no kudusura natwe tukamubona. mukamubona. Eh, Aha, iyo ni message kuri iki? Uno kuri message kuri Zero Trap. Sotrap nyine aradukoma uturirimbo turyoshye. Hari ikintu wamusaba kakanya? Ikintu namusaba nyine nawe akaza akabikora nawe tukamubona. Nawe mukamubona. Mbega muri make muhuye wenda mugakubita nkava kibazo nuko numvisha ko nta ndirimbo zawe ufite. Noneho njyewe nshaka kunkubita, niyo ushaka kwihimbira ngaha none ahangaha nagira nkubite vasi yawe ubwawe uvuga ati iyi ndirimbo nje yanjye nanjye ndagukoma nari. Oya sha gerageza mwana, ngiye gukenera mbwira ngo uririmba kuri kino gikapu kandi ngiye mpita nkubita imirongo. Noneho ngiye guhita ngohereza noneho title y'ibintu ugiye kuririmba. Ukunda football noneho nkubita vasi yo muri football. Twagiye byose biba birimo Kubazamu twagiye, let's go. isamu n'igihe kandi niwacoboriza muri mugufi kuba mugufi si byiza ariko wakina mwanya w'imbere. Yeah, that's good bro, it's amazing man. Amara ufite talent one, ntuze kuki ibyo bintu byibitseho ntubivuga. Ibintu kuki byibitseho ntubivuga. Se wabivuga gute? Ahangaha waje kuri Afrique TV, sibyo? That's why ugomba kuvuga kuri ibyo bintu, kwereka abanyarwanda ikintu ushoboye. Njye bintu Aha, noneho Flex, dusoza ikiganiro cyacu ndagira ngo especially by'umwihariko ugire nk'ubutumwa ugenera abantu bafite ubumuga badukurikiye aka kanya bari mu mpande z'isi ndetse n'u Rwanda. Ndashaka ko ugira ubutumwa ubampera aka kanya. niba bakajya biyanga ibintu byose birashoboka. Ibintu byose ni ukuvuga ngo byose birashoboka. Bisaba umuhate. Ubwo nibwo butumwa ushobora kuba wagira gute wampera abantu bagize gute bafite ubumuga. Ubundi bwa kabiri hari abiyanga bakavuga ngo nta kintu ngo bashobora kandi ibintu byose birashoboka. Muri make ntibacike intege bagire gute bakomeze bakore kuko kuba ufite ubumuga ntabwo bivuze ko udashoboye. Kandi nawe ukina football ngenda bikunze cyane kuko niba utaritinya ukavuga ati okay jewe uko ndi kose nshaka kuba najya nanjye mu kibuga ngakina n'abandi noneho ngakina football by'umwihariko, ikintu kiza cyane. Bagenzi bafite ubumuga wabashikariza kuza muri football. Hari abatayikunda hari n'abayikunda. Bagomba kuyikunda kubera ko igira gute iduhuza n'abantu benshi. Bajya mu budini bwinshi nyine nabo bazazamuka nk'uko abandi bazamuka. Urakoze cyane wamfura we. So guys rero nari ndimo nganira n'uwo bita Flex, ni umuhungu wanjye from Rwamagana. Reka nshimira abantu badukurikiye kugeza dutangiye ikiganiro kugeza ubu tugishoje. Muri abantu badanye cyane ariko nanone ntibagire kuba mwakora subscribe kuri Afrique TV. Ibiganiro byacu nakagaruka ubundi ntituzegera tubatenguha, tuzatugenda tubakubita ibintu bya fire umusekunde. Nkomeza kubabwira ngo Imana ikomeze barinde babivuga gute tutaonana siku nyingine. Ciao. L'Afrique TV, spreading laughter, inspiring hope.